The 48 Laws of Power. Sinzi niba mbishyize mu kinyarwanda ntahindura umwimerere w'aya magambo, ariko ni amagambo yo mu gitabo cyanditswe na Robert Greene gisobanura amategeko 48 aganisha ku mbaraga ndetse n'ubuhangange, ubuyobozi n'imibanire y'abantu. Iki gitabo gikubiyemo ingamba ziganisha ku kubaka no gutegura ubuhangange mu buryo bwa strategy. Ni igitabo gifite intego zo gufasha abasomyi mu kugera ku ntego zabo badakoresheje imbaraga nyinshi, ku buryo bwa strategy, ku buryo butagoye kandi buganisha ku ntsinzi, cyane cyane mu gihe cy'amarushanwa cyangwa mu mpinduka zidasanzwe z'impinduramatwara mu myitwarire mu gihe icyo ari cyo cyose cyo kwigwizaho imbaraga. Ni igitabo kandi cyifashishijwe n'ibikomerezwa nka Fidel Castro ndetse na Michael Jackson. Iki gitabo ushobora kumva gisanzwe, ariko cyo ubwacyo ntigisanzwe kuko cyanditswe n'umugabo usanzwe wandika ibitabo bidasanzwe ariwe nakubwiye hejuru, Robert Greene. Ni igitabo gishingiye neza kuri strategy ikoreshwa muri politiki ndetse no ku mibanire n'abantu. Yanditse ibitabo byinshi kandi byakunzwe, ariko byagera kuri iki ngiki cyo bikaba ibindi. Ni igitabo gikubiyemo amategeko 48 agenga ubuhangange. Ubushongore n'ubukaka by'amagambo agize iki gitabo bituma gisomwa kuva mu mwaka w'1998 kugeza uyu munsi wa none, aho kimaze kugurisha kopi zisaga 1,100,300. Aya mategeko uko ari 48, reka nanjye mu minota mike nyabagezeho kandi mufata ingamba zidasanzwe. Itegeko rya mbere: ntuzigere usumba uwo ukorera cyangwa se kumwereka ko muri hejuru. Igihe cyose ugeze imbere ye, jya umwereka ko ari we munyabwenge, nibiba ngombwa wigira injiji. Iyo ushaka kubashimisha cyangwa se ngo ubereke ko ushoboye, witwararika utabatera ishyari cyangwa se ngo batere ubwoba. Jya uhora ugaragaza ko bakurusha ubwenge, bityo bizagufasha kugera ku rwego rwo hejuru rw'ububasha. Itegeko rya kabiri: ntuzizere inshuti cyane kandi umenye gukoresha abanzi numara kubavumbura. Inshuti zishobora kugutenguha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko akenshi zigira ishyari cyangwa se zikigira nk'aho zikurusha. Ariko iyo ukoresheje umwanzi neza, igihe cyose ahora ashaka kwereka ko yahindutse, bityo umwanzi ashobora kuba umwizerwa kurusha inshuti. Inshuti nizo ushobora gutinya cyane kurusha abanzi. Niba udafite abanzi, shaka uko babona nonaha kandi byihuse. Itegeko rya gatatu: hisha ibyo ugamije gukora, ntukagaragaze ibyo uteganya gukora. Iyo abantu batazi imigambi yawe, ntabwo bamenya aho bahera bagusenga. Bajyane kure mu nzira itari yo, ubayobye mu buryo bukwiye. Iyo bamenye ibyo wagambiriye, kubihindura bishobora kuborohera. Itegeko rya kane: jya uvuga amagambo make. Iyo ushaka kugira icyo ubwira abantu, amagambo menshi ashobora kukwerekana nk'udashoboye. Niyo uvuga ibintu bisanzwe, bishobora kumvikana nk'ibidasanzwe cyangwa se nk'ibigoye igihe bivuze mu magambo make kandi adasobanutse neza. Abantu bakomeye bakunda kuvuga mu magambo make kandi bibanda mu kuzimiza. Ibyo kandi bibabashisha gukanga abandi no gutangarirwa cyane igihe bafite icyo bashaka kugeza ku bandi. Itegeko rya gatanu: izina ryawe ni ingenzi cyane. Ririnde kuko ririnze n'ubuzima bwawe. Izina ryo shingiro ry'ububasha, ryonyine rishobora gutera abantu ubwoba ndetse rikakugeza ku nzira yo gutsinda. Iyo abantu batangiye kumenyera izina ryawe, kwangirika kw'izina ryawe ni nko gufungura amarembo y'ibitero bigana iwawe. Niba izina ryawe ridashidikanywaho, niryo rigufasha kurinda ibitero byose. Nubwo bikenewe, ujye ukoresha izina ry'abanzi bawe ndetse ubareke basenyerwe n'ibitekerezo rusange. Itegeko rya gatandatu: jya ukurura abantu uko bishoboka kose. Ibintu byose bipimwa hashingiwe ku ishusho bigaragaza. Nta kintu kitagaragara gifite agaciro. Ntuzigere uba umuntu uhishwa cyangwa se akibagirana. Garagaza ubwiza, agaciro n'ubukaka bwawe, ndetse ugaragare mu ishusho y'ibitekerezo bikomeye. Ibyo bizatuma abantu bakwitaho kurusha abandi bose, ariko ubikore witonze, batagukekeraho ubwiyemezi cyangwa se ubwishongozi. Itegeko rya karindwi: tuma abandi bakora akazi mu izina ryawe, ariko aribo bakoresheje ingufu nyinshi, ariko usarura ibisingizo byabo mu izina ryawe. Gukoresha imbaraga z'abandi mu izina ryawe bizagufasha kugera ku ntsinzi kandi ugumane imbaraga zawe, kandi bizatuma bagutekerezaho nk'ufite ubushobozi buhebuje kandi buhambaye. Mu mpera abo bagufashije bazibagirana, ariko wowe uzasigara uririmbwa. Itegeko rya munani: tuma abandi baza aho uri. Si wowe ubasanga, ahubwo bagomba gutera iya mbere bakugana.
nibiba ngombwa ukoresha ibishuko. Iyo uteye umuntu kugira icyo akora, ni byiza gukoresha uko ushoboye ugatera undi muntu kumenya aho uri, ndetse bigatuma agana aho uri akaza gusanga. Igihe aje umutamike ibyo ashaka byose, hanyuma ubimukuremo ubutegetsi. Itegeko rya 9: tsinda binyuze mu bikorwa, si impaka. Intsinzi wumva wagezeho iyo ari yo yose binyuze mu mpaka ni intsinzi y'igihe gito kandi itagira umumaro. Guhindura ibitekerezo by'abandi ntibihoraho, ahubwo bitera kwangwa n'urwango rushobora kumara igihe. Ni ingenzi cyane guca abandi ku ruhande mu buryo bw'ibikorwa aho gukoresha amagambo. Garagaza ibyo ushaka aho kubisobanura. Itegeko rya 10: burya ngo ni bibi cyane guhora wegereye abantu bahora nk'abameze nk'abari mu byago, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko ibyago ndetse n'ibyishimo bishobora kwandura. Irinde abadakenewe n'abababaye. Umunezero n'umubabaro, nk'uko nari mbivuze hejuru, iri tegeko rivuga ko byandura nk'indwara. Ushobora kumva ko uri gufasha umuntu urembye, nyamara uri kwikururira ibyago byawe bwite. Hari abikururira ibyago mu buzima bwabo, ariko nabo bazabikugabiza. Ba hafi abantu bishimye kandi bafite amahirwe mu buzima bwawe. Itegeko rya 11: menya uburyo ushobora gutera abantu guhora bakwizeye kandi bakwiringiye. Ugomba guhora ukenewe kandi ushakishwa. Uko abantu bagenda bagutegaho byinshi, ni kugira umudendezo. Tuma abandi bagukenera cyangwa se batabasha kwishima batagufite. Ariko kandi ntuzigere ubaho ubumenyi buhagije ngo bashobore kwigenza igihe batagufite. Itegeko rya 12 mu mategeko 48 mu gitabo 48 Laws of Power, igitabo cyanditswe na Robert Greene, riravuga ngo koresha ukuri no gutanga inema. Rimwe na rimwe ucengeze abandi ibitekerezo byawe ukoresheje ubugwaneza bwawe. Ikintu kimwe cy'ubunyangamugayo cyangwa se igikorwa cy'urukundo nyakuri gishobora gusibanganya amakosa yose wakoze mbere. Iyo ukoresheje ubu buryo, ushobora kwambura abandi imbaraga zabo buhoro buhoro, ndetse ukabona urwaho rwo kubakoresha ibyo ushaka. Urugero rwiza ni impano itunguranye. Nk'umutako w'ubucuti ushobora guhinduka igikoresho cyawe. Itegeko rya 13: iyo usaba ubufasha, ereka abantu ko ari inyungu zabo mu kubikora, atari ukugufasha, ndetse ntibakeke ko ari impuhwe kubikora. Iyo ukeneye ubufasha ku nshuti cyangwa se ku mufatanyabikorwa, ntugomba kumwibutsa ineza wamugiriye. Aho kubikora, jya umwereka inyungu zizava muri ibyo mugiye gukora. Abantu bishimira kugufasha igihe babonye inyungu zabo ziteguye neza ku meza. Itegeko rya 14: igira inshuti n'abantu kandi babe ariko babibona, ariko wowe umere nk'umutasi muri bo. Kumenya ibyo wo muhanganye ni ingenzi. Koresha abatasi cyangwa se wowe wigira umutasi muri bo. Mu biganiro byoroheje n'abakuzengurutse, menya uburyo bwo gutanga ibibazo kandi byoroheje. Ubashe kumenya ibibazo byabo cyangwa se intege zabo aho ziherereye. Itegeko rya 15: senya umwanzi wawe burundu kandi umwirukane mu buzima bwawe. Abayobozi bakomeye bazi ko umwanzi akomeye kandi agomba gucibwa burundu mu buzima bwawe. Iyo usize umwanzi akomeye, nubwo yaba adafite imbaraga, azasubira ku rugamba kandi azishakamo imbaraga buhoro buhoro kugeza igihe azaba azibonye. Igihe kimwe kizagera akihorera. Gusenya umwanzi wawe si mu mutima ndetse si ku mubiri gusa, ahubwo ni mu mutima ndetse no mu bitekerezo, impande zose, ndetse no mu mwuka. Itegeko rya 16: koresha kubura kwawe wongera icyubahiro. Iyo ugaragara kenshi cyangwa se ukigaragaza, bigabanya icyubahiro cyawe, ndetse kandi niko ugaragara nk'umuntu usanzwe mu maso y'abakubona, kandi ugahora ushidikanywaho. Iyo uri umwe mu itsinda, igihe gito cyo guceceka gituma abandi bakuvuga ndetse kandi bakagukumbura. Wiga igihe cyo kuva aho uri cyangwa se uba uri hafi bya burundu kugira ngo agaciro kawe kazamuke. Itegeko rya 17: hozaho urujijo mu bakumenyereye ndetse n'abatakumenyereye. Zana uburyo butunguranye ku buryo igihe cyose bazajya bahora biteze icyaguturukaho mu buryo bw'igitero. Abantu bakunda ibikorwa bishamaje kandi byoroshye kubivuga. Gusa iyo ugaragaje ibikorwa bishamaje kandi bitunguranye, abandi bifuza guhora bamenya ikigiye gukurikiraho kandi bikabavuna. Imyitwarire idateganyijwe ikomeza gutera abandi urujijo kandi bikakorohereza kubayobora aho ushaka. Itegeko rya 18: ntukubake ibihome ngo wikingire. Kwigunga ni wowe kwica. Isi yuzuyemo ibyago kandi abanzi baboneka hose. Gusa kwikingirana mu mwanya umwe no kwishyira kure y'abandi biguha umutekano mu by'igihe gito, ariko bikakubuza amakuru akenewe kandi bikagutera kuba ikigaragara. Ahubwo ba hagati mu bandi, ndetse ahubwo bigutere gushaka amakuru mu bo muri kumwe hagati muri icyo kivunge. Icyo nicyo kirinda umutekano wawe kurusha ibihome. Itegeko rya 19: menya abo ukorana nabo.
ntukagire uwo utesha agaciro niba utabazi neza kandi wikorana nabo. Abantu bafite imyitwarire itandukanye kandi ntibahora bafite ibyo utekereza. Hari abantu igihe cyose waragerageje bazakora icyo bashoboye cyose kugira ngo uhore uhanganye nabo. Wigerageza wige abashobora kwakira gahunda zawe neza. Ntuzigere ubangamira cyangwa se ubeshya umuntu ukomeye. Itegeko rya 20, ntukijandike mu ruhande urwo ari rwo rwose. Abaswa nibo biruka gufata uruhande runaka cyangwa se igitekerezo runaka. Hagarara ku gitekerezo cyawe bwite, wiga uburyo bwa nyabwo bwo kwigenga. Iyo wigenga uba ufite imbaraga zo gukontorora abandi kandi bituma bagutekereza ndetse bakarushaho kugushaka. Itegeko rya 21, ihindura igitambo kibe ikiraro cyo kugera aho ushaka. Ba usa nkaho uri muto mu bitekerezo kurusha abo muhanganye. Abantu bakunda kumva ko baruta abandi mu bwenge. Iyo ubaretse ukabereka ko bateye imbere kukurusha, ntibazigera bakeka ko ushobora kugera izindi gahunda zihishe. Shaka uko ubereka ko bakurusha ubwenge maze ubitware mu nzira wifuza. Itegeko rya 22, koresha uburyo bwo gucika intege kandi ubitware mu buryo bwitonze. Hindura intege nke zizakugira umunyembaraga. Iyo uri muto mu mbaraga, ntukajye ku rugamba ariko ngo uhanganire icyubahiro gusa, ahubwo hitamo kwicisha bugufi no gusubira inyuma. Kwicisha bugufi bitera umwanya wo gushaka imbaraga mu buryo bwo kubabaza uwagutsinze no gutegereza igihe azahinduka akagira intege nke. Ntumuhe ibyishimo byo kukurwanya ngo akurwanye, ahubwo wicishe bugufi bwa mbere. Itegeko rya 23, mu gitabo 48 Laws of Power cyanditswe na Robert Greene riragira riti: ibande ku mbaraga zawe z'ingenzi. Imbaraga zawe uzishyire ku cyo uzi neza ko uzi kurusha abandi. Ni byiza kuguma kuri gahunda imwe ifite inyungu nyinshi kurusha gutembera ku zindi zidafite icyo zitanga. Ushobora gutsinda byinshi ukoresheje imbaraga zihariye aho kuzikwirakwiza mu byinshi bitandukanye. Itegeko rya 24, uba umugenga mwiza wubahe kandi wige gucinya inkoro. Umugenga w'indashyikirwa amenya uburyo bwo kuyoborana ubwitonzi kandi bigaca mu nzira itaziguye. Azi gushimagiza kunyurwa n'abamukuriye kandi agatera abandi imbaraga mu buryo butomoye kandi bufite ubwiza. Wige amategeko y'ubugenga maze nta ntera utazageraho mu buzima, haba mu bukungu ndetse no mu bubasha. Itegeko rya 25, hindura uko abandi bakubona. Ntukemere inshingano sosiyete zose igushyiraho. Reba uko wihindura, wihesha agaciro kadasanzwe kandi ujye uhora uteye amatsiko abantu. Uba umuyobozi w'isura yawe aho gutegereza ko abandi bayigushyiraho. Gira uburyo werekana iby'agatangaza mu bikorwa byawe maze ububasha bwawe burushaho kwiyongera. Itegeko rya 26, gira isura isukuye muri byose. Ugomba kugaragara mu isura y'ubwitonzi, imyitwarire ndetse no mu mikorere. Ntuzigere ufatwa nk'ukora amakosa cyangwa se ibikorwa bibi. Amakosa yawe ajya abazwa abandi mu buryo batamenya kugira ngo ugumane isura isukuye n'icyubahiro cyawe kigume hejuru. Itegeko rya 27, koresha ubushake bw'abantu kugira ngo bagire icyo bemera. Abantu bakunda kugira ibyo bemera ndetse bikababera impamvu zo kubaho. Bigicumbi cyo kugira icyo bashaka kandi bemera, bibatere umurava ndetse n'ubushake. Jya uvuga ibintu bitaziguye ariko birimo isezerano rikomeye cyane. Burya ngo uzabahe imihango cyangwa se ibikorwa byihariye bibahuza nawe maze ubabere umuyobozi. Itegeko rya 28, burya jya wihutira gukora ibikorwa byose kandi ufite icyizere. Niba udafite icyizere mu byo ugiye gukora, ntukigerageze. Icyizere gike kigira ingaruka mu bikorwa byawe. Niba ugiye gukora ikosa, jya urikora n'ubwiyemezi kuko imbaraga zigukiza ikosa zirimo ubudahangarwa. Abantu bose baharanira igitinyiro ntibashaka intege nke. Itegeko rya 29, teganya byose kugeza ku iherezo. Kugira gahunda niyo byose. Ibyo bizaguha kwihanganira imbogamizi ndetse n'ibibazo ushobora guhuriramo nabyo. Iyo uteganya imbere, uba ufite ubushobozi bwo gutegura ibihe biri imbere kandi ukamenya igihe cyo guhagarara. Itegeko rya 30, burya ngo uzigaragaze nk'ugera ku byo ashaka kandi nta mbaraga nyinshi akoresheje. Ibikorwa byawe bigomba gusa nkaho byoroheje kandi byakozwe mu buryo busanzwe. Ntukagaragaze intambara cyangwa se ingufu wakoresheje ngo bigereho. Ibyo bizatuma abantu bakubonamo ubuhanga kurusha uwihingamo imbaraga nyinshi. Itegeko rya 31, genzura amahitamo y'abandi. Tanga amahitamo ariko ayo mahitamo agomba kuba yose yerekeza ku nyungu zawe. Uko bahitamo kose bigomba kuba byerekeza ku nyungu zawe. Umuyobozi w'amakarita bakina, bityo bizagufasha guhora hejuru ndetse ube umuyobozi w'urugamba. Itegeko rya 32, gukoresha inzozi z'abantu.
ukuri kwinshi kwirindwa kuko guca intege kandi kutaryoshye. Ntugashamadukire ukuri keretse witeguye ingaruka ziri bukuvemo. Abantu bakunze abakora ibikomeye kandi by'ubuhanga, ndetse bakaba nk'amasoko y'amazi mu butayu. Ba uwo abantu bakurikira kandi mu buryo bw'impano bakubonemo ubushobozi bwo guhindura imibereho yabo. Itegeko rya 33 riragira riti burya uzashake intege nke z'abantu. Buri wese agira intege nkeya, byaba ari ubwoba, ibyifuzo ndetse no mu bitekerezo bitandukanye. Iyo usanze ahakomeretse uhakoresha mu nyungu zawe. Shakisha intege nke z'abandi kandi uzikoreshe maze ubyungukiremo. Itegeko rya 34 ba nk'umwami mu myitwarire. Uko witwara bigira uruhare rukomeye ku cyubahiro uhabwa. Iyo ugaragaza imyitwarire yo hasi bituma abantu bakubaha gake. Umuntu w'icyubahiro ugaragaza icyizere n'imyifatire mu bandi. Shaka uburyo uremamo abantu ishusho bagufate nk'umwami, bityo bizagenda bigutera icyubahiro mu bandi. Itegeko rya 35 burya uzamenye neza ubuhanga bw'igihe ufite. Ntukagire igihe uhutiraho. Guhutiraho bishobora kwerekana ko udafite ubushobozi bwo kugera ku cyo ushaka gukora. Ba umuntu utekereza neza maze umenye ibihe bikwiriye. Ukoreshe neza umwanya uboneye kugira ngo ugere ku ntego zawe. Itegeko rya 36 burya uzagerageze gusuzugura ibyo udashobora kugira. Itegeko rya 37 burya uzashyire imbaraga bigaragara kandi bihambaye. Ibyo ni ibikorwa bigaragara kandi bifite ishusho mu buryo buhambaye. Shyiraho ibifatika kandi bihagararire ubuhangange bwawe, bikugaragaze nk'ufite igitinyiro mu maso y'abandi. Twakomeje tugeze ku itegeko rya 38 mu mategeko mu gitabo cyanditswe na Robert Greene, igitabo The 48 Laws of Power. Itegeko rya 38 riragira riti tekerezanya ubwigenge ariko witware nk'abandi. Ukwerekana ibitekerezo bidasanzwe no kubyerekana mu ruhame bishobora gutuma abantu bagufata nk'umwiyemezi. Reka abantu bake bagukunda bazamenye ubushobozi bwawe mu buryo bw'ibitekerezo. Bizatuma batera n'abandi kugusobanukirwa, ndetse bizatuma bigutera kubigeraho kandi mu buryo wifuza. Itegeko rya 39 hagarika cyangwa se ureka amahane kugira ngo uhashye. Amarangamutima n'umujinya ntibikwiriye mu buryo bwo kugenzura ibintu, ariko ushobora gukoresha amarangamutima y'abandi kugira ngo batsinde. Reka abandi bagume mu burakari, ariko wowe ukoresha amahoro mu buryo bwo kubatsinda. Itegeko rya 40 jya wanga ibyo baguhaye ku buntu. Icyo uhawe ku buntu akenshi kiba gifite ikinyuranyo kitagaragara cyangwa se umutwaro wihishe inyuma yacyo. Bifite agaciro bigomba kwishyurwa. Kwishyurira ibyo ufite byose biguha ubwigenge no guharana imbaraga mu buryo bw'ubwiru. Itegeko rya 41 irinde gushyira ibirenge byawe mu ntambwe z'umuntu ukomeye. Iteka n'iteka uwa mbere aba yarakoze ibidashobora gukorwa na buri wese. Iyo ushaka gusimbura umuntu ukomeye utegetswe gukora ibirenze ibyo yakoze, apana kugira ikirenge muke cyangwa se kugendera ku ntambwe ze. Shaka inzira yihariye aho kugira ngo ukomeze kugendera mu gicucu cyabo, kandi ushimangire izina ryawe bwite kurenza gukoresha iryabo. Itegeko rya 42 sukura umutwe w'ingorane kugira ngo ibisigaye bigende neza. Kenshi ibibazo by'ubuyobozi biba biterwa n'umuntu umwe kandi ufite ibitekerezo bibi ndetse n'imbaraga mbi. Ntukemere ko uwo muntu yongera gutera akajagari, umuha akato cyangwa se umurandure burundu kugira ngo ubungabunge amahoro ndetse n'imikorere myiza yawe. Itegeko rya 43 burya uzakore ku mitima ndetse no ku ntekerezo z'abandi. Guhatira abantu gukora icyo ushaka bitera umwuka mubi. Shaka inzira zo kubahoza ku mutima, bityo bizabatera kumva ko uri umuntu wabo, bikorohere kuberekeza mu cyerekezo cyo ushaka. Itegeko rya 44 ryo rirahambaye. Burya ngo uzahumurize abanzi bawe, ukore nkabo kugira ngo basenye. Kora ibikorwa bimeze nk'indorerwamo yabo, bikore ku marangamutima yabo. Ntibazamenya icyo uteganya kandi bazisanga bakosheje bitewe n'imyitwarire yawe ibereka uko banganya intege nke. Itegeko rya 45 uzajya wigisha impinduka. Burya ngo jya wigisha impinduka ariko ntuzikore nyinshi icyarimwe. Abantu bakunda umuco wabo wa kera n'imyitwarire isanzwe. Iyo myitwarire ugomba kuyubaha ukajijisha nkaho uzanye ibisanzwe aho guhindura ibintu icyarimwe. Itegeko rya 46 burya ngo ntuzigere ugaragara nk'utagira inenge. Ubuhangange butagira amakosa bushobora gutera ishyari cyangwa se bugatera abanzi mu buryo butagaragara. Garagaza inenge zidafite ingaruka zikomeye kugira ngo wumvikane nk'umuntu usanzwe
kandi wisanzuweho na benshi. Itegeko rya 47, burya ngo uzamenye igihe cyo guhagarara. Mu gihe utsinze, ibyishimo cyangwa se ibikorwa ukora bishobora kuba byinshi bikarenga urugero. Menya igihe cyo guhagarika ibikorwa byawe mu gihe cy'intsinzi yawe. Itegeko rya 48, ari naryo rya nyuma, burya ngo uzabe umuntu utagira ishusho ihamye. Burya ngo kugira gahunda ifatika bigutera intege zo gukoma mu nkokora. Jya uhora ufite ubushobozi bwo guhindura gahunda, ubihishe kandi umeze nk'amazi atemba atagira umupaka. Ngayo nguko ibya Robert Greene mu gitabo cye yise The 48 Laws of Power. Uwumva kuri microphone Bwizi, hano ni kuri Bwizi Entertainment. Ibuka gukora subscribe no gusakaza ibi bitekerezo tukugezaho umunsi ku munsi hirya no hino mu nshuti zawe ndetse naho ugenda hose. Ibyo bizadutera imbaraga dukomeze tubashakire n'ibindi birenzeho uyu munsi. Wakoze kubana nanjye, ndagushimiye aho uherereye hose mu mpande zose z'isi dutuye.